uteye neza aya maguru yawe uragenda ukambara imyenda iri sexy ukajya muri pisine ukereka abana basura none se nimba mwasinze wamweretse ubwiza bwawe dore ko wasinze wirekura nkuzi ya Shadibu nanjye warantomye twasinze video ndazifite urirekura wasinze ukirekura bikabije Godfather mbwira nzi koherereza izo video mutse yasinze urekuntu twari tumize so rero ni wewe wabyiteye kujya kwa muganga utakwipimisha ariko icyo nicyo nuko bamusindishije amusite wanjye ku makere ariko biteka umuntu muri iki gihe yaranze byose kugira ngo mwirinde bityo kuko nari mfite n'ibintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'uko twese turagendaga ukagarika muri cyose ngenda n'amarira niko yisanze wanjye naracyana bwose pe nyuma y'isana bamusamo none se kwa muganga urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kandi muri kujyayo okay hanyuma se we yahise agenda none se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi mugenzi waramushikisha kubera ko nyine ntawanjye niba tuzana ntazihishe ariko yagiye nawe twaba dufite moto zizihashyiriweho nanazihishe nicyo kintu cyose kinyerekaho yaba ari ihohoterwa nyine pole sana. Yes, mumeze neza nizere ko muri amahoro. Reka mbifuriza ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikira Inguni Zose TV. Ngewe ndi Brown T, by'umwihariko abamaze gukora subscribe reka mbabwire ngo mwarakoze cyane. Nawe utarakora subscribe reka ukande munsi y'iyi video cyangwa se munsi y'iyi foto, hanyuma ukande ijambo subscribe, ukande like nagapfunsi kari munsi, ndetse tugira inama, utanga ibitekerezo cyangwa se ugire inyunganizi uduha muri comment. Niba wishimiye iki kiganiro kandi reka ukore share iki kiganiro kigere hirya no hino. Hanyuma rero ari inkuru irimo iracicikana, inkuru yacitse yaciye ibintu ndetse abantu benshi barimo baribazaho ku buryo bugiye butandukanye. Ni inkuru y'umuntu witwa Shadia cyangwa se Shadibu. Ni inkuru iri kugenda icicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uwitwa Shadibu arimo aravuga ngo ni inkuru yaciye kuri Instagram cyangwa se kuri account ya Instagram, ndetse anataginga Ribu, ndetse ni inkuru iri kugenda icicikana hirya no hino ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Zizuko ngo ku munsi wo ku cyumweru, mu ijoro ryo ku cyumweru, hari umucuti we ariko bari maze igihe batavugana, nkuko yagiye byisobanurira mu majwi ye bwite. Avuga yuko bitewe n'igihe yari yarihaye cyo kuba atavugisha abantu cyangwa se atari mu rukundo n'abasore, hari umushuti we witwa Yugi, ni umukaraza w'ingoma, bari inshuti ariko igihe gishize harashize igihe kinini batavugana. Uyu musore rero ngo yaje kumusura iwe mu rugo atwaye amacupa abiri y'inzoga. Aya macupa ntago tuzi ubwoko bw'inzoga ubwo ari bwo,
ariko yaje kujya kumusura ngo afite amayoga ndetse ngo yarari kumwe na mugenzi we. Hanyuma rero Shadia uko agenda bisobanura ni amakuru ataramenyekana neza, ariko ikirego cyamaze kugerwa cyangwa se kugezwa kuri RIB cyangwa se mu bushinjacyaha mu bugenzacyaha bw'igihugu. Hanyuma rero uyu Shadibu agenda asobanura neza yuko uyu musore ngo yaje kumusindisha ubwo bari barimo baranywa barasabana, ariko ngo Shadibu ndetse byaje kuba yuko uyu musore yaharaye. Kame mu birumvikana ko aba basore uko ari babiri bashobora kuba baraharaye bombi, ariko ngo Shadia ubwo azaga gusinda yaje kwisanga mu gitondo abyutse asanga yambaye ubusa, ndetse asanga uwo muhungu baryamanye ku buriri. So ibi bintu rero ni ibintu byagiye bicanga abantu mu bwenge cyangwa se mu bwonko, mu bitekerezo. Abantu baribaza bati se Shadibu ibi bintu koko arimo aravuga ko uyu muhungu yaba yaramusambanyije ku gahato, ndetse akavuga yuko yaba ari mu gihe cy'ukwezi cyangwa se mu gihe cy'imihango, cyane cyane ngo ari byo bintu byamubabaje, ndetse ngo akaba yarabyutse akabona yuko yasambanyijwe ariko mu buryo butumvikanyweho. Shadibu rero akomeza agira ati yewe ubwo uyu musore yaje kunsura cyangwa se yageze mu rugo, yaraje nzi ko ari kunsura bisanzwe, azana n'inzoga amacupa 2 ndetse turasangira turasabana, ariko nza gusinda sinamenye uko byagenze. Mu gitondo ubwo bwacyaga, ubwo ni kuwa mbere, Shadibu yaje gusanga yambaye ubusa ndetse abona ko yasambanyijwe, ndetse no muhungu Yugi abona yuko amuryamye ku ruhande, ndetse ngo banza no kugira ngo bumvikane cyangwa se bakore negociation, amubwira ati idiri ibibazo byabaye none tugomba kujya kuri RIB ukajya kubisobanura. Shadibu akomeza agenda agira ati uyu muhungu bwacye mu gitondo amubwiye ibintu bya negociation, ndetse mubwiye n'ibi bintu wankoreye sibyo, ndetse aramubwiye ati ngiye kujya kuri RIB ngwino tugende tubisobanure, ngo umuhungu yaje gucika ndetse acikishijwe na wa mugenzi we. Ntumbaze rero ngo ese abahungu bose baraharaye bararanye nawe, ese bose banamusambanyije, ariko icyo Shadia cyangwa se Shadibu avuga nuko yabyutse mu gitondo aho inzoga zimushiriyemo abona aryamanye n'uwo Yugi, ndetse ngo ntabwo yabashije kuba yahita ajya kuri RIB kubera ko yari agisinze nkuko yagiye bisobanura. Muri ibi bisobanuro ndagiye namufisha amajwi ya Shadibu uko yagiye we abyisobanurira, ndetse n'abagiye babitangaza. Shadibu rero ubu ngubu akaba yaramaze gutanga ikirego, ndetse akaba yamaze kugera muri One Stop Center. Ubwo rero ibindi biragenda bikurikiraho, turagenda tubimenya, turagenda tubibatangariza uko biri buze kugenda. Ibyacu nakagaruka naho mu kanya, muri kumwe na Brown T. Iyi ni Inguni Zose TV. Wowe utarakora subscribe reka ukande munsi kuri iryo jambo subscribe, hanyuma ibiganiro byacu ko bije ujye ubibona kuba mbere. Ibyacu nakagaruka naho mu kanya. Ciao ciao. Bagusindishije yamushite wanjye kumakera, ariko biteka umuntu muri iki gihe yaranze abantu byose kugira ngo mwirinde bityo kuko nari mfite nta bintu byinshi nashakaga, ariko bitewe n'uko twese turagendaga ukagaruka muri twese ngenda n'amarira niko yisanze wanjye naracyana bwotwe pe nyuma nishaka namushamo none se kwa muganga urateganya gutangira process aka kanya cyangwa bari kujyayo? Okay. Hanyuma se we yahise agenda yahise agenda yacitse kandi na muganga yinjira
nzi n'uburyo bwo kujya muri hamwe ngo bikizi naho nagirindira ariko tutegereze numva nakorera turinda ibinshi mu tugenzi baranshika none se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi ubundi mugenzi we aramushikisha kubera ko nyine ntabwanjye niba tuzana nazihishe ariko yagiye nawe twabifite mu kizizi yakiriho nanazihishe nicyo kintu cyose kinyerekaho yaba ari ihohoterwa nyine pole sana uri mwiza turabizi uteye neza aya maguru yawe uragenda ukambara imyenda iri sexy ukajya muri pisine ukereka abana basura none se nimba muba mwasinze wamweretse ubwiza bwawe dore ko wasinze wirekura nkuzi ya Shadibu nanjye warantomye twasinze video ndazifite urirekura wasinze ukirekura bikabije Godfather mbwira nzi koherereza izo video munsi yasinze ureko twari tumize so rero ni wewe wabyiteye